Yes, kandi ugire kwifurize ikaze n'ibihe byiza kuri budahimo gukurikirana amakuru yacu hano kuri BTV News 24 TV. Izere ko rero aho muri hose mukomeje kugenda mugubwa neza. Ngarisero makuru yacu agezweho aka kanya. N'amakuru rero akomeje kugenda agaragara acarashara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye n'umuhanzi Yampano ukuye n'ibibazo bikomeye cyane muri iyi minsi, ndetse kandi ibyo kuba amashusho ye ari gutera akabariro we n'umukunzi we yamaje kuba akwirakwizwa hirya no hino. Abashije gutabwa muri yombi na bamaje kuba abashyikirizwa urukiko uyu munsi rero ku itariki 27 Ugushyingo umwaka wa 2025 nibwo rero urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwakiriye aba bombi rero babashije gutabwa muri yombi, harimo Kejon ndetse na Ishimwe Patrick uzwi ku izina rya Pazzo ndetse kandi n'uyu witwa Kejon, bose rero bakaba bari bashyikirijwe urukiko kugira ngo baburanishwe icyaha bakurikiranyweho cyo kwirakwiriza amashusho y'umuhanzi Yampano ndetse kandi arimo aratera akabariro. Ibingibi rero byaje kubabaza uyu muhanzi Yampano aza gutanga ikirego cye, ndetse kandi ubungubu akaba barimo baraburanishwa, ariko kandi urukiko rwabashije kumva impande zombi, haba Ishimwe Patrick aho rero yagaragaje impungenge ndetse kandi yabajijwe ko niba yiteguye kuba yaburana, atangaza ko mu by'ukuri atiteguye kuba yaburana bitewe nuko atigeze abona umwanya wo kwiga ku kirego cye, ndetse kandi atigeze mu by'ukuri abona uwamwunganira mu mategeko. Urukiko rero rukaba rwahaye agaciro ndetse kandi rukaba rwatangaje mu by'ukuri ko uyu nguyu Ishimwe Patrick ahawe kuba nyine yaza kongera kuburanishwa mu minsi iri imbere nk'uko urukiko rwakomeje kugenda rubitangaza, bitewe n'uko rero uyu nguyu Ishimwe Patrick yagaragaje uburyo mu by'ukuri atiteguye kuba yaburana, ndetse kandi ataburana atari kumwe n'umwunganira mu mategeko. Uwitwa Kejon we yavuze ko mu by'ukuri we yiteguye kuba yaburana, ndetse kandi avuga ko mu by'ukuri nubwo bamugeretseho icyo cyaha, mu by'ukuri we yatangaje ko mu by'ukuri akwiye kuba we yakaje ari umutangabuhamya, ntakaze kuba nawe abishinjwa cyangwa se kuba yarageretsweho icyo cyaha ngo kuba we yaragikoze. Yakakwiye kuba we nk'uko yabyitangarije yakakwiye kuba aza ari nk'umutangabuhamya nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Hari rero ibintu byinshi byagiye bigaragara, aho rero Yampano nawe yagaragaye ku rukiko, nawe aje kumva uburyo benshi bakomeje kugenda babitangaza, cyangwa se ubwo abangaba Patrick batawe muri yombi uko rero bo babitangaza muri rusange. Ariko kandi urukiko rumaje kubona ndetse rumaje kumva impande zombi, rwamaje kuba rusubika ibi byombi cyangwa se uru rubanza bakaba zarusubukura ku itariki 4 Ukuboza umwaka wa 2025. Ni rero urubanza rwari rwitabiriwe n'abanyamakuru b'imyidagaduro mu byiciro bigiye bitandukanye, ndetse kandi batawe muri yombi ntabwo harimo Kejon cyangwa se na Pazzo, hakaba hari n'undi ushinjwa ari we uzaba kiriho ndetse kandi uzwi ku izina rya Jihad nk'uko amakuru yakomeje kugenda bitangaza. Ngaye nguko n'amakuru rero y'imyidagaduro nk'uko byakomeje kugenda bigaragara ku rukiko rero uburyo byagenze ndetse n'imyanzuro urukiko rwafashe. Reka ngushimire cyane wowe umaje gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu, tugushimira cyane wowe tugenda tubana amakuru agiye atandukanye. Ukomeze ugire ibihe byiza, ubane n'Imana.